Ngongeye kubona mbona abafana bisize irangi bati Sky2 inywera kantu wavutse umunsi tetere ntidushaka kuvuga ibera ikiragi ubwo urumva nanjye nese nibera kana kari muri beriso sinanashakaga kuvuga n'ijambo nimwe ubu nguko bari no kunywa n'ishyushya gusa ubu no bibona uburyo magaze discipline yanjye kariyo mu ndege ntago bibona mbabarira cyane Paul Rove ndarufite mana yanjye we nibyo nkoze Paul Rove mfite ururove ndarufite rwarenze umutima nta gusa niko narabona undi uremere gusa ururove mfite kiretse mbonye ondo munjira inama umwanza nkomye mu nkokora uyu munsi uragafata hejuru kaburara inshuti zikakwanga life ikagucanga ibibazo biransaza ije ndumva ngiye kwiruka man basi bifata ubijyane ekure cyane Holaris gang shoot S to the K to the Y2 Gene gang go umuhungu wo kugisi ufunze amaboko delie utwika amajene uri mu kazi kose udashaka kuvuga ibintu byose ubudo umunwa nawe udoze nibereye ikiragi. Yes, ni the replay yacu uyu munsi tugiye kugarukana nayo musanzwe mureba kuri Irebe TV ni Orphe Bayo 007. Yes, black. Alright, so kama mbafitiye umusore hano rero Sky2 is in the house. What's up, bro? What's up, bro? Holari gang shit. Holari gang shit. Ndamufite. Hola. Yo, Sky2 bimeze bite? Fresher papa. Ndakubona ibintu byose ni top diswag, me. Umva ni keke security. Sinago bibona. Ibintu ni umutekano wa mubyeyi. Yo. Nonese nkubeshye. Sky2 kwikabutura ya ihera ijisho. Nebana kwikesha. Sama nayitangiye ngewe. Ntago nakubeshye. Bimeze bite? Je ndi muri sama ese ntago uri kubona igihato magaze. Kuri rya sogisi ryawe iti kuri yasengere kuri ya poche bomb. Iyi ni bandana. Ntago najya ngo njya kubeshya. Bamwita Sky2. Yo Sky2 bimeze bite? Fresher papa wanje. Wabagahe se? Nabagiye na papa wanje mbaza neza. Ibyo mbaza. Wabagahe Sky2? Nabagiye na papa wanje. Yewe. Holari gang shit guys. Hola. Bimeze bite? Fresher musirika. Eba no ngubu muri the replay iri ku muri the. Uzaza ko mbana gukorege brain. Yo man, yo. Bimeze bite? Fresh man. Amakuru y'imisi man. Mana amakuru yanje urebye jewe. Cyane meza ntago nakubeshye. Dumwe mu basore bafunzemo beaucoup de rien. Dumwe mu basore bafunzemo neza muri iyi minsi. None sawa nafunzemo neza ni. Oya urafunze kabisa. Uri kubibona? Ndi kubibona kabisa. Sigaye ndya gatatu ku munsi. Ubundi byari byaranze kabisa. Byari byaranze. Uwiteka yagize gutya bandebeye mu gitabo kimwe. Abaravuze ati Sky2 ibaho. Baho nk'abana bo mu gasoni. Izo sambusa nawe ugize ifunga. Bende sambusa sindazifunga. Ariko rwose ubu discipline magaze niyo mu ndege. Ni za sambusa ugomba kugize ifunga. Oya nzazifunga bidatinze. None se ubu ntago ubona ko byaje bitera ijisho. Cyangwa cameraman we ntago ari kubibona. Mpindukire se. Cameraman nyereka uburyo nicara mu rwego ushaka. Nyereka ahantu yicara mu rwego ushaka. Kugira ngo mbone Sky2 ndabona umeze neza amabringi misaraba tatuwaje nuko mpagaze itatuwaje yawe nubwo ntari kureba neza ari iki papa wanje hano handitsemo Believe Gods yanditsemo Believe Gods navutse 1996 iyi ni tatu nyine nashizo yerekana igihe navukiye nerekana nyine n'imyizerere yanjye ya I'm believing God ndakizera Imana still ntago nari nayoba ndi umwizerwa ndi umwe mu bana baha amahirwe na Nyagasani ndi kagati katewe katazigera kagwa kabisa ndi umwe mu bakozi Imana Uwiteka akunda ndi wa mukozi w'Imana ushobora kuba yagwa niyo yagwa ijambo ry'Imana rikamubyutsa nese nkubeshye nese niyo mpamvu nitwahirwa abasenga niko ntitwa uzarebe nirangamuntu ni kubenda aka kanya bitari ngombwa gusa nturirimbu cyangwa se polisi ngo nywereke irangamuntu gusa byabaye ngombwa nayikwereka gusa nitwahirwa abasenga kandi noneho kugira ubyemere abanzi cyangwa bari kundebe ku Irebe TV ubundi mwamenye ni Sky2 cyangwa se Sky2 Holari gang shit ongera ubabyire neza cyane bagwemo neza cyane bagwe muri impore neza cyane ariko rupeje goza nawe mu buzima no nawe urisanzuye mu buzima oya tubwire Sky2 no ryavuye nyuma yo kwitugeza Sky2 bundi Sky2
ku bantu banzi cyane tu banzi biri deep bazi ku izina Sky2. Sky2 ubundi niryo zina abantu banzi bakunda kunyita, abantu banzi kera banyita Sky2. Sky2 naryiswe na papa wanjye. Papa wanjye yanyise Sky2 nza kubihindura ndavuga ati ariko se Sky2 bishatse kuvuga si ikintu. Hoya nibyo ariko nese sibwo bisobanuro. Sky2 nese suzi igiswahili. Sky2 si kitu. Sky2 sio mutu. Sio mutu niko kitu. Ibintu nk'ibyo. Nge rero ubwo nasanze ntari ikintu. Ngiye nsanga ndi umuntu, ariko maze kwitekerezaho maze kwikoresha akanama nsanga iby'ubumuntu ntibikiriho, nsigaye ndi ikirere, nitwa Sky2. Ubwo ndi ikirere cya kabiri n'iryo zina. Yamani Sky2 urimo kunywa gake ko mbona umeze neza, unezerewe byatari. Iyi ni inshyushyu. Sky2 ejo hashize hari isabukuru y'amavuko. Isabukuru is happy birthday bro. Yeah, thanks abroad bro. Happy birthday. Olari genshi. Muhungu. Ewan, tubwire bimeze bite isabukuru y'amavuko ugize gutya pa. Uje isabukuru. Bro, kuno birthday yanjye byagenze. Mu buzima ubundi ngewe. Ibintu bya birthday nari nzi ko ari ibintu by'abakobwa nyine tu. Byambona abantu bagira anniversaire. Nkajya numva na abakobwa bazigize. Gusa nigeze kujya muri anniversaire y'agapeti ka sister. Ni anniversaire nigeze kujyamo. Ariko ejo ukuntu byagenze, ngiye sinzi ukuntu nanjye nageze kuri Facebook, mbona banyandikiye abantu bose ufite anniversaire, biki n'ibiki nyine ibintu nk'ibyo. Ariko mbere kuri WhatsApp yanjye nigeze gupostinga ndavuga tuzi ko ntari nzi yuko iminsi yanjye y'amavuko yegereje. Ubwo ngubwo sinzi ukuntu byagenze ibintu, mbona abantu nyine urabizi, abantu iyo ufite abafana bagukunda bisize irange barakuremera. Wallahi bandemeye agafoto. Nagiye kubona mbona abantu mu gitondo cya kare saa 12 nyifungura telefone mbona abantu ba postinze happy birthday Sky2, happy birthday Sky2. Ndavuga ibya bintu ziko biri seri. Ubwo nahise ngera ku kabotike ahantu njya nkunda kwicara. Aho bita kwa Ndatinya mu muceri. Niho nahise nicara ku gisi. Ku gisi se nuwaze ku gisi. Ku gisi ni ku gisozi. Magambo arambuye. Ubwo ahantu nkunda kugasomera n'ahantu bita mu muceri kwa Ndatinya ku kabotike niho nari niyicariye. Ubwo ngiye kubona mbona abafana bisize irange baba bati Sky2 inywera kantu wavutse umunsi tetere ntidushaka kuvuga ibera ikiragi. Ubwo urumva nanjye nese nibera kana kari muri Beriso sinanashakaga kuvuga n'ijambo nimwe. Ubwo nguko bari no kunywa n'ishyushya. Gusa ubu nubibona uburyo magaze discipline yanjye kariyo mu ndege. Ntago bibona mbabarira cyane. Sky2 uyu munsi turabufite. Sky2 kabisa. Ari abantu bakomeje kutubwira bakuzi ku ishuri kera, ari umuntu umwe ntari buvuge wenda amazina yiwe wo mu Faransa yavuze ati uyu muntu twariganye ku ishuri ngo Sky2 ku ishuri ngo byari bimeze bite ngo mukigana wawe. Bati wajya ujya gute ukajya kuri directeur ukajya handa ati papa wanjye ati bajya kwirukana ati papa wanjye byaje bite. Rero tubyira ubuzima bwawe ku ishuri gukora byari bimeze. Ubundi story zanjye zo muri high school abantu twiganye kuri apase tu bo barabizi byatari. School ari igihe bigeze kunyirukana nabuze akaminerivare tu. Baba baranyirukanya akaminerivare ari ibibazo. None ubwo nyine ubwo ikizamini cyari kiri kuba. Ikizamini kiri kuba baba baransoye. Twaye dufite umukono nawe ukanira byatari. Wallahi we mu kizamini yarazaga uri mu kizamini minerivare utayitanze agahita kwaka ibipapuro akikomereza. Nubwo ngiye naramubaze mbona anyatse igipapuro cyanjye n'ukuntu n'utubazo twari tuje nabonaga ari tumwe mu two nzi mbona arabiciye. Ndavuga ati ukuntu ibintu bimeze nanjye ntago rwose uyu munsi ari butume nanjye rwose ntakora ikizami. Ubwo nahise njya kumurega kwa master directeur. Rero ndamubwira ati papa wanjye wallahi do ikizamini dore barakinyatse wa mubyeyi mukubita injunga nka miliyoni. Ndamubwira ati papa wanjye ibintu byaranze dore rwose dore mbabarira nayameranje nayo heza undebere mu gitabo kimwe nikora ka examen nyuma y'iminsi 2 ipinda ryawe urarihabwa. None se narambwira ati iki kigo ndabizi ko atari icyanjye nawe ubwa ukeneye guhembwa. None se wa mubyeyi wajeje Sky2 rwose akikorera ikizamini papa wanjye namukubisirira ritabaho. Ubwo abantu bitarengeje amasaha bahise babona ntinjiye. Ubwo rero ni uko byaje rero papa wanjye najya mwigira papa wanjye byarangiye ikigo apasi
hise mba Sky2 umuhungu wa Senkwari master wanjye bamwitaga Senkwari Emile niwe directeur wanjye ako gusa ndanamukunda cyane ni papa wanjye Senkwari tu Emile niwe mu master twahuye turahuza muri high school ubundi apase wallahi subona ko uyu munsi naje nabambariye se niyambariye akaniforme nibukije ibihe byo muri high school tu wa Sky2 wallahi gang shit yo kabisa yeah man umuhungu ari kintu abantu benshi bakunda kwibaza ko kuvuga ngo abantu basani burya bajya bakundana ko tubona ari abantu b'abagenge ari abakoboyi burya bajya bagira gutyo bakajya mu rukundo bagakundana ndagira ngo tuganire kuri icyo kintu tubyate no jewe nubwo ndi king wa slang cyane ariko urukundo ibintu byo gukundana dore byaranze cyangwa byaremeye Paul Love ndarufite mana yanjye we nibyo nkoze Paul Love mfite ururove ndarufite rwarenze umutima nta kintu gusa niko narabona undi uremera gusa ururove mfite kiretse mbonye ondo usobo nta gukundana none se ururove ndarufite ahubwo uwo nzaruremera ntago ari igaragaza agomba kuba ameze ate aracyari gukorwa cyangwa ntaravuga ishori yanjye ntago ishori yanjye igomba kuba itikoraho ishori yanjye igomba kuba itikora y'ihumura ibigomba kuba ihagaze igihato cya danje kuri za drip zitikoraho nyine ni akamarayika ishori yanjye igomba kuba ari akamarayika tubyire neza umukobwa ushaka gukundana nawe ukuntu yaba ameze kuki uri kumbwira ngo ntabwo araboneka none se sibyo ndi kukubwira n'abana buzuye kenjeri ntibaze njye ndi kubwira ati ishori yanjye igomba kuba imeze nk'akamarayika ubwo urumva nyine ubwo nimba ari akamarayika nyine ubwo ishori yanjye igomba kuba itikoraho ihumura ihagaze ya discipline yo mu ndege itavuga ibintu byinshi yimereye nk'ikirage none se Sky2 ubu ngubu nk'umuntu ukubona ukuzi hari abakobwa bamaze iminsi bakurabukamo ukuntu kidogo ubu nta muntu ujya uhamo amahirwe bati ngo byibuze uyu nguyu ndumva hano ntabwo ntacyo bitwaye cyangwa ubona wapi marayika ntabwo arayishora ikibazo ukuntu kimeze ishori zirahari kabisa nyinshi cyane KGL gusa buretse ko Sky2 njyewe na fame njye nyene ntago ari ya KGL gusa uba wayitwitse njye ni international nyene njye niyo pa yanjye ni international abagaho ntubabikoze oya ntabwo na oya i Kigali abo n'abakobwa beza badanje kabisa haba amashori afunzemo beaucoup de rien meza cyane namase urumva rero ko bimeze ishori Sky2 akeneye papa wanjye man gusa tu njyewe ntago nyene umukobwa mwiza ku isura no njye housing narazikati housing irashukana njye nkeneye umutima ishori mba nkeneye ni ishori ifite umutima tu ya itagendera ngo ifite ngo isura ngo nziza ngo things like umutima ya shori ndi bukunde nanjye mbona nakipevera tu mbona nanjye ndi buhate ururove kikarenga umufana no kuvuga abantu bimwe babatekerezaho ntago ari burya namwe mu mufite bati murakunda abantu rero people reka nkubwire mena abaturage ikintu ngiye njya mpfa nabo mena urumva abaturage barayomba tu why not the gangster satagira urukundo man kuba uri umuniga se bishatse kuvuga ko utakunda bro rego ushobora no gusanga ari natwe tugira n'urukundo rwa danje kurusha n'abandi bantu men I told you the truth gusa man ni ibintu bizwi abantu benshi ko badutekereza ngo amagang ntago dukunda twe urukundo turarugira bro sibyo gusa ahubwo imyemerere yacu nabo dukeneye gukundana nabo biratandukanye njye nimba nkoresha slang mu kinyarwanda cyanjye nimba nkoresha nyine ntago nanone njyewe ndi njo posteri ntago njye ndi njo posteri ntago njyewe ndi ubu Jackson bwawe niga ujye ubona bo bugenda bwiyemera ku bukobwa ngo buzabahereza indege ngo butunze ngo bya mirenge never ibyo ngibyo wapi tu ntago ari iyo mico yanjye njyewe Sky2 benshi gato urumva arukunda abakobwa bavuga ati ngo twebwe dukunda abahungu bari seriye noneho ukagerageza kureba umuntu uri seriye nyine umukobwa akavuga ati nge nkunda umukobwa umeze gutya uteye utya ariko kugenda ngo nkunda abantu bameze kuriya abenshi usanga ari abarara n'ibiki ngo baranatubariza imitima Sky2 ibyo bintu bimeze bite ahubwo amaze gusanga abakobwa bikoresha n'amakosa
cyane none se gusa nyine amashori agira imitima itandukanye man ishori ikunda abantu bababeshya tu icyo nabonye abakobwa nicyo bakunda abantu bababeshya babereka ko batunze ibya mirenge bebe akanga gukunda Sky2 wabyanze ngiye baby ushobora kuza nimba aje genyero namubwiye ati nuko mfunzemo naza akaza kunsura icyo ndi bumwakiriza aribwo ari cyanywa ngiye baby nimba ari buzi ubushobozi bwanjye ari agaprimus ari kari bugacire akamwe nibwo bushobozi ntago ndajya kwipasa muremure nta kintu mfite uko magaze nuko ubwo nibwo bushobozi bwanjye ntago baby ngiye ngomba kumwiryaho rero ashaka baby nimba aje kunsura genyero asange ubwo nagiye gutira imvumo ngo yadanje ngaze nanjye ngo mwiryaho reka bro nje naga ari ukomeze ngo ni imvumo genyero genyero kabisa baby rero njewe naza hedikota mu kavumi wanje agomba kuza ikirimo nyine aricyo yakira tu naza agashaka ibya mirenge zamubwira ati kitela ba chomoka wanje wallahi none se ngubeshe daddy oya ntago nakubesha bro none nese ubwo nakora iki ngaho banjewe nese nzabe nkabanje poster nanjye no nimba kugira nemeze ishori kugira abantu ariko jo poster ngo bimeze bite njo poster so banje poster nubazi ubwo naye bisobanukirwe nyine gende kubyumva ariko abantu dukurikira jo poster ngo banje poster wundi arabaji nyine mbanzi ikigali tu usanga ngo muji nyine kugira ngo nka gengi aje kwemeza icyana ahita atira nk'imvumzi ya danje tu ngo tusanga gangster yagiye afata nk'ubudolari bwiwe kandi ubwo bwa budolari agiye gukodeshamo clip yo kugira ngo yereke ishori kakaze yagakwiriye kubwongeranya akiremera akavumo kiwe banje posteri nyine nawo batipe nyine tu usanga yagiye gukodesha nk'igiclip akereka icyana yuko kakaze afite bandlet afunzemo neza nyine atikoraho nyine nabo ngabo nyine biyemera nyine tu banje posteri n'abantu biyemera nyine ndakunda byo je rero ntago ndi muri urwo rwego jewe nyurwa n'uburyo mbaye niyo mpamvu nkubwira ngo nishori zankunda tu izanyurwe n'uburyo Sky tabayeho naza genyero akaza mu kavumo icyo zasanga mfite nicyo nzamuha ya alright so twagiye kubona Sky2 mu Sky2 hola bumeze bite turacyari kumwe turacyagenda umuntu umeze bien nta kibazo isabukuru boku kabisa isabukuru yawe kabisa yafunzemo neza ntabwo wayibona neza hano ngiye n'umuntu wana hano rwose umuhungu wanjye hano aba yandemeye akavuga ati Sky2 kuri birthday yawe umustiliste wa danger urambara uratsa byatari nditsapera ikigali sinabikubwiye ni reka ngo akavasi tu oyadohereze nayo yola ari kenshi kabanze ne magashyushye ndu hola S to the K to the Y too come the door boys Sky2 hola magaze gukina Versace numfate nkaho ndi umusazi imyaka mike mu mutwe ndi kongwe chains on my necklace numfate nkaho ndi fake kwifungo ryinshi kubyuki byinshi kandi bidenze mpora na drip you know niggas fake my flow you know what I'm talking about tuza hano turi kwisi ibihenze n'injyo bizi kwambara neza kugenda neza niyo ndwara ndwaye ninjye tsapera ikigali ndimo ndahiga ibiceri uzana imikino ndakumenagura uzana igifuri you see how we do it ishori zanjye nzi ya party ako nako nkuremeye ako nako ndemeye cyane mwere byishimo bye mwere byishimo mukanyurongero ndemere ni Sky2 Sky2 tugaruke ku matanga mukunda gukoresha cyane abantu yagiye agafata abantu ahantu hose kabisa kare wazumbira ngo uyu munsi ngurama kabisa ngo ibintu binyeganyege neza cyane Sky2 izinuza slang zawe bimeze biricara ukabitegura ukabigira ukayipanga bimeze bite ko bavuga ko ari we mwami wazo buriya slang rero iki kinyarwanda je sinakubeshya sinzi no kuntu biza uko ngiye street mahurira n'abantu benshi kandi urebye abantu benshi mura nabo bagira slang iyo muye n'umuntu nyine ngiye nkunda kuganira
n'abaji tuziranye tu gang yanjye tuba tuziranye n'abandi bantu bose tuziranye baba bakoresha ama slangs umuntu wese tuziranye abazi slang kwa ko ngewe nyine kubera gukunda kwivugira ibintu muri slang nyine nivugira mu kinyarwanda gitandukanye n'abantu duhura nabo hari igihe mura n'undi muji nawe yifite akandi ga slang nkagakunda nk'ubu nka Bushi iyo dukunze kuvugana arambwira ati wa Sky2 twigendere Bushi Bushi nti Bushi do nyine bushaka akunda kumbwira ati Sky2 twigendere mwita Bushi akunda kumbwira Sky2 twigendere ubwo yambwiye twigendere ubwo ndamubwira ati pa twakomeje nazamutse kuko namaze kumubwira ngewe Bushi namubwiye yuko ngewe najya manuka impamvu ngewe najya manuka niko nasanze kumanuka ari iby'isabune kuko isabune igira ikintu bita depreciation kuyenga tu ikunda kuyenga ngewe namaze gusanga rero ngewe nakwiriye kuyenga ahubwo ngewe ngomba gutwika nzamuka njye kuko si ngomba gusubira inyuma kuko gusubira inyuma nasanze ari nka bimwe twahuraga nabyo tukiga muri secondaire ugasanga ngo uyu munsi ku munsi w'amanota wasibiye nje sinshaka gusibira umva ndi kuri promote kabisa mbara uvuga ngo promote kabisa umva nibyo ndimo gahunda ni tugende papa wanjye papa wanjye yes Sky2 musirikare yewe wa musirikare wanjye we ko zaburiya uyu munsi wamfatishije mfunzemo neza tu ntabwo nakubeshye uyu munsi mfunzamo neza ndumva ndi mu byishimo ariko uburyo wambayemo bandana hari ikintu abantu hari ikintu uri guhisha mu mutwe cyangwa mu mutwe se oya ni drip bisanzwe ni drip ni kwa kundi nyine nateguye niyambaye ka uniform uyu munsi nisubi nyine kubera ko umunsi nigeze kugira birthday nayikorewe n'abantu twiganye kuri apasi kandi ubwo urumva abantu twiganye kuri apasi kuri birthday yanjye nibo bankoreye show ntago today ndi kumwe nabo tu bagiye amaju bamwe bagiye amaju abandi barakarenze abandi bakwamiye imvumzi abandi bari imagerebe nibo bagafungiye ubwo neza kure cyane abandi bari amaju ubwo amaju wabyumvishe bari US abandi bari za France abandi bari kure cyane ubwo rero navuze ati kuri uyu munsi wa none kuri birthday yanjye ndacyarimo kuyitemberamo navuze ati kubera ko abantu bampaye ibyishimo ari abaji banjye bo kuri apase reka nanjye niyambarire akabanda n'akarimo utunifomo ko kuri apase nuko twiyambariraga uko bireba uvuga ati uko mbibona uko mbibona kabisa urakoze cyane papa wanjye wa Sky2 horari gengo mukaye turaza kugarukana na hip hop gatoya ku ndirimbo yawe maze iminsi irimo guca ibintu to muri iyi minsi turaza kwinjira muri Nuzi Sky2 mu buzima bwa buri munsi iyo utari muri music ufite ibindi ubuhugiyemo n'ibiki njyewe iyo nari muri music mba ndimo gutigita cyangwa niko kazi nkora ndi umucagwa muri kuri style zawe kabisa kuri style zindukira mu ibaro nkajya guhigamo imizigo nka ekipinga mu mvumzi nyine abakiriya banjye benshi bakunda kumpamagara kuri telefone umuntu ukeneye cyangwa akenshi arahamagara kubera ko urebye nyine ntago nari nagwize imifungo myinshi ku buryo nakora shop nziza nyine natuma abantu bakeneye bangeraho tu Sky2 ukiri aho ngaho ndacyari kwihiringa ndacyari kwihiringa kabisa ukiri aho ngaho reka duse nk'abakomozaho gatoya ku murimo nyine usanga urubyiruko rwinshi nyine bamwe bavateka akazi njye sinagakora bitewe wenda n'ibi ngibi ariko Sky2 yaravuze ati giye kuva muri apase byageze gutya na gutya birangira ndi mu ibaro n'ibiki muri izo style n'iki ariko urubyiruko rwo rudashobora kwikoza ibintu nk'ibyo ngibyo kuri wowe abo bantu nk'abo ngabo n'iki ubafata ute n'icyo babwira umusaza rero reka nkubwire bro gusa ndi urubyiruko ndabizi ndi urubyiruko gusa ariko ibitekerezo ntabwo bingana imyaka yanjye n'abapeti tungana turi mu rungano rumwe ntago ide zitandukanye kandi na haso z'ubuzima ntago zingana ndakeka bamwe mu rubyiruko badakunda gukora ubuse mvuge gute baranezerewe
bari mu byishimo. Ni abana bo mu gasone nyine, nabo mu ngati. Iwabo barabaremera babaha buri kimwe. Kandi Sky tugewe ndi uw'imihanda. Nyine urumva adafite intumbero y'icyo ashaka kugeraho ntago yajya imihanda. Ubwo urumva iwabo nimba hagera hariyo ibintu byose akeneye. Hari agasone, agatwikiriye karahari, genyero irahari, ari mu buriri bwiza, ari kurya inkoko indi iziritse, icyo ashaka ari kukibona. None se arajya imihanda gukora iki kandi ibyo ashaka yarabibonye? Ari kwitetera. Sky ibyo byose sindabibona. Ariko hari n'abandi wenda bashobora kuba ari abanebwe ariko wenda badashobora kuba bafite nyine ibyo byose. Nakubwiye yuko uwo nguwo aba yaranezerewe. Hari n'abaji bo mu gasone bro, hari abajinzi bo mu gasone man bafunzemo boku kabisa, ariko wala ubona nyine ari gutigita ari guhiga ipinda. Munawuruka mbwa ati musirikare ko wakoze isambusa uri umwana wo mu gasone, genyero ibintu byose biriyo. Kuki wowe utakwamira n'imvumzi basi urya inkoko indi ziritse udashaka kuvuga ibi amagambo menshi wibereye ikiragi? Akakubwira ati musirikare tuza wakirara. Ati genda mo ndahiga ipinda, ibya biriya ni ibyaviye ntago ari ibyanje. Wallahi kabisa ntago nakubesha dadiyo. Wallahi umuji arakubwira ati ngiye ngomba kujya imihanda guhiga ipinda. Nubwo vie wanje atunze home bameze neza bafunzemo fresh bafite ibintu byose, ariko biriya ni ibyaho mu ngiye ngomba gutigita. Abaji barahari man bakunda umurimo, ariko nyine usanga abandi baji benshi badakunda gukora. Nyankunda kurya rusa ni swing nyinshi cyane man, baba baranyweye swing zigatuma bakwamirayo. Hari abahungu bahezeho bro badakunda gukora, ntabwo nakubeshya. Hari abahungu bahezeho nyine abona nimba ari yahuye yinywereye hayi ziwe, ubwo agahita yumva byarangiye umunsi wari uwo nguwo nyine tu. Nimba yiboneye hayi ziwe urumva ko gukora ntabyo akeneye, urumva ibyo shakaga byose ubwo yabibonye. Hari abantu nyine bafite intumbero yo kubaho yiboneye swing akumva yuko byarangiye. Uwo ngo watandukanye na Sky2. Sky2 jewe ndajya imihanda kugira ntigiti ipinda tu. Nimara kubona ipinda hari ibyo nyeneye ngomba kubona. Ubwo urumva ari busaguke nanjye ndi umuhungu w'umuji. Ndicara nanjye ako gacupa nkanyinyire wana. Ako gacupa ndakanyinyira yuko nanjye nakoze dadiyo. Ntabwo nakubeshya papa wanje. Sky tuko mbona covid turi mu bihe bitoroshye bya covid-19, buriya ibyo bintu ubasha kumanagega gute muri ubuzima? Urabona izi struggle uri kubasha kuze bite? Reka nkubwire musire. Aka gacupa ngo guki? Agacupa ndakanyinyira mama. Ndakanyinyira dadiyo. Yo ukuntu bigenda muri covid yaraje. Umuntu yari yariziganye ubucwa bwa lenge tu. Ariko ubwo bucwa bwa lenge bwararangiye, bwaratembereye. Ubuki? Ubucwa bwa lenge nyine. Ubwo no kuregeza bwaracendebereye nyine. Ubucwa nari narizigamye nyine tu. Bwa lenge nyine. Bwaracendebereye. Urumva nimba bwaracendebereye, Uwiteka arimo arandemera. Kundemera rero muri covid ari kubicisha mu bana, mu bahungu cyangwa se mu bana yiremeye. Uwiteka yaremye bari kugira gutya ati Sky2 reka tukuremere ubashe kuba warya inkoko indi iziritse. Turi muri covid ni ugufashanya. Ubwo nanjye icyo mbonye ba bagenzi banjye batagifite nanjye mbarebera mu kimubu. Ni uku nguko ubuzima bumeze, gusa ubu barafunguye. Njye nasubiye imihanda. Nasubiye imihanda. Ubundi imihanda ndimo ndatigita, cyari kugera mu ibaro nkatigita ubwo buzigo, nkabupapaza imihanda, nkabuha abantu bagakomeza kububona nyine. Nuko life yanjye imeze muri iyi minsi. Ndi imihanda nasubiye street, ndimo ndahiga ipinda kugira ndebe yuko nyine nanjye nazicara sometime mvuga ati nanjye mfite location, mfite shop cyangwa se mfite studio. Ibintu nk'ibyo tu nyine. Hari byinshi, hari ibyo nkeneye gusa ntabwo ndabibonera ubushobozi. Gusa ndacyizeye Imana yuko bishoboka, ntari rarenga ku myaka yanjye. Ndacyarimo gutigita. Ikosa rya mbere nakora byaba ari ugucika intege. Naho mu gihe Uwiteka akintije imbaraga zo gukora, akimpaye ubuzima bwo kubaho,
ndumva nta birenze ngomba kwiberaho mu buzima witeka yandemeye nta kindi nakubeshya papa wanjye. Right, so tujya kuri Sky2 niho no muhungu umusirikare. Reka twigire gato mu kika gato hanyuma tuze kongera tugaruke. Reka tugaruke ku ndirimbo yawe wasohoye na clip yayo. Yeah man. Indirimbo yawe turajya ngo ubanze dushiremo kwanza ka freestyle gatoya hanyuma tugaruka tuyikubazaho gatoya twumva uko bimeze hanyuma tubye n'imishinga no waba ufite na target muri uyu mwaka uko bimeze. Brand new track yanjye mfite muri ukwezi bayita mu bapfumu. Ni indirimbo nakoreye na producer wanjye Lowkeys hamwe na Shami niwe Lowkeys. Video yakozwe na Nicky Bell. Indirimbo mu bapfumu ni indirimbo nyine tu nakoze nifitiye agahinda. Indirimbo nanakoze agahinda wari watewe n'iki Sky2? Ngiye covid yaje urebye ndi mu bibazo tu. Uretse ko nabari nyishaka no kubitekerezaho nyine. Ntago mba mbishaka nyine kubitekereza. Nta ribi nacyo badusharinga ntacyo nta wamenya. Watubyiraho ko byari bimeze. Before ya covid nabonye akazi. Mura no mu boss. Boss anyihera akazi ngo ngakore. Man bro akazi naragakoze kabisa. Ndanagatumika umukira abona n'inyungu ye warayibona tu. Ukuntu byagenze rero nimba hari umuntu wangira ishyamba akamuneranyaho bwakiye mu gitondo umukira nyirukana. Umukira aranyirukana amereza amafaranga makeya. Ayamaye ayo mafaranga ubwo genyero nari mfiteyo landlord nari mufitiye ibicwa nagombaga kumwishyura. Ubwo rero landlord rero ibicwa nagombaga kumwishyura byaje kubura. Bibuze kobo yaranyirukana landlord. Anyirukanye bura uburyo bwo gusohoka turaserera ndambwa tora anyirukana wowe tubanye igihe iki n'iki ngicyo uri fatoho kanyirukana njewe kuba benda mbuze amafaranga y'ukwezi kumwe n'ubu nibyo byonyine bitumye wonka terasi. Arambwira ati ngo ahubwo wowe ngo mbabarira wowe ugende cyangwa se ngo atire ibintu byawe. Ndamwe ati boss ndi muri please nta kintu mfite. Nyizera njewe n'ubundi ndi imihanda ndi gwiga ikofi ninyabona nzayaguhereza. Umushyire ibiranga nyine yankubita pliave mbonye irangiye na ibyo bicwa narabibona. Aranyirukana. Anyirukanye ibikoresho byanjye nari mfite bya genyero mbitsimbisha mu maniga. Nanjye nigira nyine imihanda tu. Ubwo umunsi umwe nararaga muri ghetto y'uwundi mujama, undi munsi nkarara mu y'uwundi, undi munsi nkarara mu y'uwundi. Maze kugwiza ibiceri nibwo nongeye kwiyubaka mfata genyero yanjye ndongera nsubira mu mvumo yanjye materiel zanjye naragiye nzibikisha mu babire barazimereza ndongera nkora genyero. Ikigera muri genyero uwo munsi habayeho nyine agatigito nje imihanda nongera mbona ibiceri nyine byarenge byo guheza nsubira street biranga. Yeze street nyine umufungura bura biranga bro. Byanze rero nibwo ubuceri bukira nari mfite nagiye hita ngenda ni kwamira imvumo hedikota ndavuga ati kizaba witeka ni uzi ubuzima bwanjye ni nawe uzerezo ryanjye kuba ko Sky2 ntago ndajya kwiyahura. Nimba ntarakuze nzi kwiba ntago ndi bujye kwiba sindi bujye kuba igisambo sindi bujye ku muhanda mbikimuga nsabirize. Ibi byose ni bimwe mu bintu nje natekereje mbona yuko ibyo bintu atari ngombwa ko ndi bukore ahubwo ngomba gutuza. Nageze mu kavumo ndaryama biranga papa. Wallahi. Nibwo nafashe pepa na bike ndavuga ati se ubundi ngewe nzigira mu bapfumu cyangwa nzaje mu rusengero ko mbona ibyanjye byanze gucamo. Ubwo sinzi ukuntu nakaririmbya kamelodi ngakubise ndazinduka mu gitondo njya kwa producer wanjye Lowkeys. Ndambwira Lowkeys mbabara iboro yibike Shami. Yibike tuzayumva neza tuganire. Ubwo mu gitondo cyaho nyine naratashye mvuye muri studio kuko naraye muri studio. Ndataha ngeze mu kavumo umunsi nakubiswe bya danje yanageze ngiye n'imvuma wo guhita nanifungira na genyero ndanaryama. Nywa amazi ndituriza bigeze saa 11 Lowkeys arampamagara arambwira ati bro wakaje home ko agakire kabonetse ukaza tugasangira. Ndavuga reka nze nkugwiremo. Ngezeyo agakire ku munsi kahise kaboneka.
ngatebeza imbere y'urubavu ndikomereza. Ubwo nuko nguko nakomeje kuzangenda nabona kire ndakomeza nyine gutyo nkajya njya muri studio umuhungu akandemera agakire ku munsi nkagatebeza imbere y'imbavu kimya ibintu nk'ibyo tu. Reka twinjire muri iyo ndirimbo nzajye mu bapfumu cyangwa nzajye mu rusengero. Yaman bahita mu bapfumu narayiririmbye tu. Nza mvuga ngo ese nzajye mu bapfumu cyangwa se mu rusengero kugira ngo nanjye ndebe ko zacamo. Ese nzajye mu bapfumu cyangwa se mu rusengero kugira ngo nanjye ndebe ko zacamo. Ndababara nkashavura wagira ngo ninjye byagenewe ibyo navuze nibyo nakoze. Ese nibyo binera inyatsi mu kazi ndirukanwa ababosi nitwumvikana wagira ngo barandoze things like that. Sky2 umuhungu Sky2 ufite izihe projet muri iki gihe noneho dore ko banakakumuye abantu basigaye bagenda. Ufite projet nshasha ngiye gusura bayita wabagaye bayita wabagaye niyo iraza gusohoka muri cyumweru. Biraza guterwa no kuri platform producer indirimbo namaze kuyirecordinga yararangiye. Ndumva nanapostinze kuri status yanjye ako kantu. Indirimbo yamaze kurangira iraza gusohoka soon vuba nko mu byumweru 2 iraza gusohoka. Nuko mbitekereze ko biraza kugenda neza. Iki cyumweru cyangwa icya kabiri audio ndaze kuyibasunikira. Video ubwo ndahita nyishutinga muri iyo minsi. Nyine muri sama abantu ndabahura urove kabisa. Ndabahura urove. Yes, turi kumwe na Sky2 tugeze muri basaza muri basaza yacu uyu munsi. Sky2 araza kumva ikibazo rimwe narangiza gisubize mu masegonda 10 gusa. Sky2, are you ready gusubiza kino kibazo cyo kubaza? Biraterwa n'uburyo kimbaza. Naribi. Sky2 ufite umugore hakaba hari impanuka y'ubwato yabaye harimo umugore na mama wawe bakagwa amahirwe yo gukizamo umuntu umwe wakizamo. Nakiza mama wanjye kuko abagore duhora tubashaka. Urakoze cyane. Yari basaza yacu y'uyu munsi ni Sky2. Alright, so turacyari kumwe nawe. Sky2 hari umusore umwe bita Dumba. Abo nk'icyo kibazo ugitekereje gute mana? Ntacyo koze uri umwana mubiwe mbega ibintu nkoze. Mana yanjye. Yo, nuko bimeze yari basaza yacu munsi y'ubutayo tuzakubaza byinshi. Ako nanjye unyitega muri party tunzakubaza. Sky2 hari umufana we ngo bita Dumba cyane bimeze bite? Mwari mwahura na Dumba? Mani Dumba ntabwo twari twahura. Gusa ndabizi ko ari umufana tu. Baranavuga naho Dumba hari umuntu wanyohereje akaboro kiwe yakoze. Hari akaboro bakoze muri TikTok nabonye Dumba yakoze hamwe n'akaga peti kiwe. Barakanyohereza yakoze nyine. Ndavuga ati ntari gusa igisaza ntari bitu. Ahubwo uzagishake duhure tu. Yes, Sky2 urumva ko Dumba Sky2 kwemera byatari nkuko na Dumba nkuko mwemera. Ariko wabahuza Sky2. Dumba ubu nona nimba ubishaka duhuze ntari nta birenze ndari ngiye dore mfunzemo beaucoup derrière. Hora rikesh. Hora rikesh go. That's my boy man. Ika twumve Dumba ko ari bwitabe. Dumba, what's up bro? What's up kimeze gute se maniga? Ni fresh sana ndi kumwe n'umuhungu bita Sky2. Sky2? Hora rigangshi. Wapagaye papa wanje. Nabagiye na mukuru wanje. Kimeze gute se wa? Wallahi mfunzemo beaucoup derrière papa wanje. Ndibona gushaka umutegeko yo kugushaka n'umufana wa dance. Uri umufana? Sana, sana. Irangi wararyisize. Wibereye rwa rutabura. Ni muri Kebesi. Ni muri Kebesi
hano we ntago wagafungira cebese wowe dore barambwiye ngo wowe ngo ufite ngo indege uza amato ngo ufite ngo mu nyanja y'Abahinde ukuntu angana aba ntaraguha nibura akamodoka se papa wanjye ko nkwemera fosani umusirikare ariko ndabizi hari umuntu wambwiye ngo urimo urantekerezaho ngo ushaka kundebera mu gitabo cy'impuhwe ndagufana kabisa unirirwa mushakisha ahantu hose nibyo nkoze none se wambuze gute kandi imibare yanjye 10 uyifite ariko imibare ntayo ndabona imibare koko reba uri kumwe n'uyu mubyeyi arimo ararema ibintu byose ahubwo niwe mugomba kudiringa reka ndaza kumubwira nk'izo mibare tuzaza ngo wabagaye se man ngo wabagaye papa wanje nabagira ubuvange umusirikare waraye keretse turogardanye visa nkabasha kukubonesha amaso yanjye Uwiteka yamaye tuzabonana tu nta gitima kibi papa wanje kunda cyane umusirikare nanjye buriya respect you bro urakoze kunda cyane okay man kangusubiza umusirikare ndumva urakoze cyane turagushimiye ako kantu muzagakate mukanyohereza nari kabisa freestyle okay yes yari Dumba na Sky2 all right so Sky2 gira ubutumwa w'abantu no uduha na slang ya nyuma twicira imigara twambuka ese ndagubwira icyo akantu narindi kunyinyira gashizemo turagukaraga kandi mukara urankaraga kandi se reka kambanze ngatemoda papa wese none se ngo wabagaye wobundi ndabagi na musirikare umusirikare rero ngewe ukuntu ibintu mbibona aka kanya ukuntu bizagenda muri ubu buzima muri ubu buzima umva aha mubyeyi we uretse kubyihera Uwiteka akabasha kuba ari we control akabimenya mana yanjye akandina ikintu kijyanye na rompopopo na rompopopo rogo popopopo ni akandinda nyine rwa serera nta kirokopo nyeneye habe na gato nta rompopopo nyeneye kubaho niturije kuri discipline yanjye yo mu ndege ntashaka kuvuga nibereye ikiragi neza cyane niyo level yes umuntu witwa Kimomo buramuvuga iki Kimomo se Kimomo ni umufana Roki kirabiranye urano umufana yisiga irangi nawe yisiga irangi byataye barutabura naye muri make oya yirirwa mpamagara Roki gusa naramubwiye ati ko zawe sinyizikeneye kuko asigaye mpamagara cyane niwe muntu mpamagara buri munsi yes yari Sky2 ariko nagaruka uri budusezere gaho mukaye tujye kudusezera kubanza dukubite slenga nyuma tuzavuga ati dusigaranye urwibutso muri delivery rw'umuhungu slang zisa papa wanjye mbega mvuga byinshi nanjye sinzi aho bituruka wewe bikureyo naribi n'ubu nazo ni turadusoboreza fresh none sibyo mvuga ubu ntabwo uri kubyumva Sky2 kadukubita kanyuma nyuma twambuka byatari unasezera ku bakozi bawe n'abakora ndetse nkagwa flow ishyiraho naribi reka ngwe flow duhereze hola this can go hola maisha ni mabaya susicheze na dunia life ni hatari ntuzakine n'iby'iyesi ubuzima ni danger ibintu ni hatari munjira inama umwanza nkomye mu nkokora uyu munsi uragafata hejuru ukaburara inshuti zikakwanga life ikagucanga ibibazo biransazije ndumva ngiye kwiruka man basi bifata ubijyane kure cyane hora this gang shoot S to the K to the Y2 Gene gang go umuhungu wo ku gisi ufunze amaboko deliye utwika amajene uri mu kazi kose udashaka kuvuga ibintu byose ubudo umunwa nawe udoze nibereye ikiragi right yari Sky2 warakoze cyane man hora gang go yo what's up yes yari daily play mukurikira kuri Irebe TV yari umuhungu wanyu Orphe Bayo reka tuzogeye tuburane vuba cyane dukundiye muturebe nakagaruka musirika yes sir yo hora gang go Gang go right